ukumva ubukene buragutwitse burotsa nk'umwotsi, ariko ukumva ufite ibyishimo by'amafaranga ntuza uzayakura, ukumva araje kandi waburaye akaza. Hey, 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 vuga ngo anakuya. Kuva muri we Satani arakwereka ubuzima bwawe, atariko se ubuzima bwanjye bwawe bukivuyemo ubuzima, ariko kumva akantu k'umunezero muri we kakubwira ngo bizatungana. Kandi ako kantu kaka-insista cyane mu buzima bwawe, kijye ni ikimenyetso cy'inyenyeri ikuganisha ku masezerano. Imana ibikubwiye ngo ntiwite ku byo ureba, ntiwite ku byo wumva, ntiwite ku byo ubona. Hari imbere umwami yavutse. Haleluya. Hey, hey, hey. Mupepe Bwana wa mabwana, mupepe Bwana wa mabwana. Bene data, Imana ni igitangaza. Imana ni igitangaza. Hari umunsi umwe twagize ikibazo cyihutirwa. Yewe nari hanze, madamu aranyandikira ati ibintu ntibimeze neza, mfite ikibazo cyihutirwa cyane, kandi cyari ikibazo cyumvikana, cyari kirenze ubushobozi bwanjye n'ubwe, kandi no itorero nta ryabasha kudufasha. Cyari ikibazo cy'amafaranga, yagomba gutanga hafi 1,500,000 ahantu vuba vuba byihutirwa. Noneho arantelefona arambwira ati ibintu bimeze nabi, bigenze nanjye nari nibereye mu masengesho yayandi uba wishakira gusa Imana n'umwuka wera na onction. Hari amasengesho umuntu utajya imbere y'Imana gusaba, ujya imbere y'Imana kwakira iby'imbaraga z'Imana. Noneho arabimbwira, numva Satani ashaka kunyongorera, ambwira ngo urabona mwabivamo gute? Satani yari hafi gufata umutima wanjye ngo awudomine. Iyo Satani ashaka kudomina umutima wawe, abanza kuguha ibitekerezo byo hirya batari kuwareba kana kuwaca kwa kana kuwagira. Icyo gihe Satani abatangiye kuwureshya buhoro buhoro, maze kumva umutima ugiye kujya kure n'inzira narimo, ndawugarura. Nanjye niha mu mutima navuga ngo sindi busabe Imana amafaranga. Muri uwo mwanya ndimo nkomeza nsenga, naho cyari ikimenyetso kinganisha aho amafaranga yavukiye. Hey, mu by'ukuri nagombaga kuva muri ayo masengesho kugira ngo nshakishe abantu bamfasha, ariko numva muri ikomereze. Somye Bibiliya ngo ku ijambo rivuga ngo muri uyu mudugudu harimo umuntu. Ndavuga harimo umuntu, nzamubwirwa niki? Tiwe ikomereza usenge. Nukuri narasenze. Umuntu nakabwiye ngo namfashe, yarafite ibibazo 1000. Yanyohereje ibyifuzo ngo mbisengere. Imibereho yabo yari kawo. Herega n'ejo bundi ndi hanze, ntabwo ari kera. Murabyumva? Noneho Imana irimo imbwira ngo hariho umuntu. Numva ijwi rirambwira ngo telefona kanaka umubwire avugane na madamu wawe, ararangiza icyo kibazo, ariko wowe ayo mafaranga nzayaguhuyamuhe. Satani arambwira ati uzayakura he? Kwibyo ari ibitekerezo, kuko narebaga aho nakayakuye mbona imiryango ikinze, ariko ngira kwizera. Hari igihe uyoborwa n'inyenyeri utazi ko ari y'ukuri. Nayobowe n'iryo jambo ryo mu mutima, iyo conviction yari mu mutima wanjye, yari mu mutima wanjye. Noneho ndatelefone
turavuganye n'uwo muntu muje na madamu aravuga ati nta kibazo ndabirangiza. Arabirangiza, mbwira madamu ngo mubwire ngo mu byumweru 2 tuzaba twarangije afereye. Ndavuga ati nanjye ngiye kwireba iyi Imana niba iki kimenyetso ari cyo kuri. Kumva amafaranga araje ariko ntaza aho avuye. Hayumva muri nje ariko ntaza aho avuye. Noneho ndangije mu nyigisho narimo, mu masengesho narimo muri retraite. Umuntu umwe waraho muri retraite baraho quelque part aho iruhande arambwira ati ariko hari igitaramo twateguye waza kutubwira. Nawe ati ariko nge nari mu masengesho yanjye munguye ati mbabarira abantu bamenye kuri muri aka gace ngwino gusugira icyo uvuga wisubirireyo. Inyenyeri kuganisha ahantu. Mbisabye Imana igitaramo nta kibazo. Ndagiye mu gitaramo ndabaganirije gatoya ndarangije ndataha. Nisubira iyo narindi. Mu byukuri aho sinari mpategereje ikintu kuko nabonaga ari ubutayu busa nubwo ndimo. Hari igihe ureba mu butayu ukabona ubwawe ari buzima ukikomereza. Burya muri Bibiliya Imana nizadufasha tuziga ubutayu butandukanye. Ubutayu bwa Kadeshi Baruneya butandukanye n'ubutayu bw'Imara. Ubw'Imara butandukanye n'ubutayu ni bwinshi n'ubutayu bugeze nko kuri 4. Hari aho bageraga bakavuga ati Imana twikiraho kuko bwari butandukanye n'ubundi level z'ubutayu. Nuko ndebye ndikomereza ndagenda, ariko rya jambo rirambwira ngo aha hantu hari umuntu. Ibibazo birarangiye, ubwo mbwiye madamu ati wikarime tu mu byumweru 2 afere tuzayirangiza. We yarazi ko nyafite byenda. Wari uzi ko nyafite cyangwa ko ari ukwizera? Ndagira ngo ko ari ukwiza sinzi. Hari ukuntu iyo ubwiye undi muntu yumva ko hari aho yakura tu. Naye navuze ngo uyu mutwaro sinshaka kumwikoreza. Mana uwungoreze ngiye nyine nawe tu. Kandi nanjye sindi bugusaba amafaranga. Ndikomereje ngiye mu giterane, dukoze igiterane. Mu giterane cyarimwo ubukene bwinshi n'amadepanse menshi mu buryo udashobora no kubwira umuntu ati mfasha. Ndikomereje. Burya hari abantu bazi ngo iyo tugiye muri Amerika tuyasoroma ku biti. Aba bene data barikeneye nabo ni nkuko kwacu ntibazakubeshya ngo cyangwa birirwa bajya muri za Amerika buriya barahaha. Mbabwire kubera ibibazo byari bihari udufaranga Pierre yajyanye nitwo yakoresheje arabafasha abakristo bari hariya. Hari utundi nanjye nari mfite narangirijaho. Mbabwire ko tutajya gufata amafaranga hariya ahubwo turadepansa. Hari aho ugenda wumva ngo yagiye Danemark kugira ngo hari ikintu. Danemark iyo tugiye hari ubwo twirihira hoteli ku mafaranga yacu, kandi ayuba wabashije kuronka aha kabari yubamo. Mu byukuri abantu bashobora kugira ngo iyo umuntu ahagurutse agiye muri Amerika abagiye kwakira amafaranga ntayahaba. Uko ni ukuri kwambaye ubusa. Nukuri. Noneho ndeba mwene data Leonari arimo atanga ubuhamye ko Imana yamukora ibitangaza abona amadolari 100. Ubwo buhamye abutanga navuga ati ibintu byakomeye. Niwe yatanga témoignage ya $100 ibintu byakomeye. Mureke twishakira Imana. Nuko none umunsi umwe Imana ni nziza. Mbona umuntu mu byukuri anzanira ka ofrande ka cya gitaramo. Ko nari imbazi bifasha bameze, nari nzi ko ndi buyatange hariya kugira ngo bagure utwuma duke twitorero. Numva gatandangiriza ikibazo ahubwo nshobora kuyabiba. Ndayabitse muri envelope ndibagiwe.
turagurutse tugiye ahandi na Leonard kubwiriza, tugendera ku matike ya credit kuri credit card ye. Turagiye turabwirije, ndagarutse bamuhaye ka envelope, ndamubwira ati ako ngako nakawe, arakabitse.